Shalom kuri wowe ahantu uri hose uje hano kuri Senga Ubohoke. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Uje ahakwiye kandi uri mu mwanya ukwiye. Ntabwo uzigera wicuza kuza hano kuri Senga Ubohoke. Uwiteka akugirire neza, Uwiteka aguhe umugisha. Cyane cyane mwebwe bakunzi bacu mwamaze gukora subscribe kandi mukaba mukanda na like hamwe na share. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Nawe waba uje ubwa mbere hano ukaba kandi utarakanda subscribe, nawe Imana iguhe umugisha. Ndetse turagusaba nawe nyuma y'ijambo ry'Imana ugenda udakoze subscribe, mu gifaransa ni s'abonner. Nta kindi bigufasha nuko channel ifite isigara muri telefone yawe, igihe kandi waba warakanze ukazogera igihe tushize ijambo ry'Imana cyangwa tuje gutambutsa ijambo ry'Imana cyangwa amasengesho, uhita ubona notification. Nawe rero ntugende udakoze subscribe, ni ingenzi kuri twebwe, bidutera ishyaka n'umuravo kugira ngo dukomeze tubazanire ibyiza biruta ibindi. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Reka tubanze dusenge umwanya tugiye kwinjiramo, nawe uje tugusengere kugira ngo umwuka wera agufashe kwakira no kumva icyo Imana ivugana n'ubuzima bwawe. Mana, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro. Twebwe abaje hano kuri Senga Ubohoke, wagize neza ko uhatugejeje kandi utubashishije. Nsengeye buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, cyane cyane uyu wamaze gukora subscribe, mu izina rya Yesu Kristo, kandi udahwema kugaragaza ko akunze ijambo ryawe, kuko akunze ijambo ryawe. Mwami, umuhe umugisha kandi umugirire neza. Fungura amarembo y'uburyo n'ibumoso, mwiyereke mu mwuka, mwiyereke mu mubiri, mu izina rya Yesu Kristo. Umwanya tugiye kwinjiramo tuganira n'uyu muntu, mfungura amatwi y'umwuka kugira ngo Mwami abashe kumvisha icyo umwuka wawe avugana nawe, ndetse no kugisobanukirwa. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, uyu mwanya mpinduka akanwa kawe, katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Mwami, mbumbura akanwa uvugane n'ubu bwoko, uvugane n'uyu mwana wawe, uvugane n'uyu muhungu wawe Uwiteka, uvugane n'uyu mukobwa wawe Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze ko uje kuvugana na buri wese wo muri twe, kandi buri wese akunguka, ntihagire n'umwe ugabanukirwa hano, buri wese yunguke. Urakoze ko uyu muntu uje hano kuri Senga Ubohoke abyungukiyemo, umwunguye we nk'Imana yifuza ko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Reka rero tujye mu bundi bwiza burenze. Mwami, uje hano ave mu bwiza, ave mu bwiza yinjire mu bundi, mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe kimukoreho, imbaraga zo zimukoreho, mu izina ry'Umwami gapfa akazuka dusenze twizeye, amen, amen. Tuje kuvuga amagambo y'ubugingo, ariko uyu munsi icyo tugiye kuganira, tuje kuganira ku bintu by'ibanze ugomba kumenya kugira ngo utsinde abadayimoni. Ibintu by'ibanze cyangwa by'ingenzi ugomba kumenya kugira ngo ubashe gutsinda imyuka mibi y'abadayimoni, cyangwa se imyuka y'ubwoko bwose. Reka mvuge ngo kugira ngo ubashe gutsinda imyuka y'ubwoko bwose mibi. Impamvu tuvuga imyuka y'ubwoko bwose, nuko imyuka mibi iba mu byiciro. Ejo tuzabivugaho, tuzavuga ibyiciro by'imyuka mibi. Noneho kugira ngo igihe watatswe, nyuma yo kumenya ibi bintu by'ingenzi byagufasha gutsinda imyuka mibi y'ubwoko bwose, ejo tuzagaruka tuvuge ubwoko bw'imyuka mibi. Noneho sasa kuko uri bube wamaze kumenya ibintu by'ingenzi byagufasha kwitsinda, ubwo tuzanagaragaza n'ubwo bwoko bw'iyo myuka iyo ariyo, kwibarizwa mu matsinda, nuko wabasha kuko uzaba wamaze kugira ubwo bwenge, wabashije kumenya ibintu by'ibanze byagufasha kwitsinda. Noneho sasa
ndabizi yuko utazongera kuneshwa n'imyuka mibi cyangwa ngo ikuzahaze. Ibi bintu rero by'ibanze ugomba kumenya kugira ngo utsinde abadayimoni. Icya mbere ugomba kumenya ni uko ugomba kumenya yuko dayimoni cyangwa imyuka mibi ari ibiremwa bitaboneshwa amaso y'umubiri. Icyo ni icya mbere. Ukamenya ko dayimoni ni ikiremwa cy'umwuka udashobora kubonesha amaso y'umubiri, ntigifatika, ntikigaragara. Icya kabiri ugomba kumenya ni uko umwuka mubi cyangwa dayimoni, umwuka mubi udashobora gukora ubwawo wonyine. Dayimoni ntashobora gukora ubwe ku giti cye. Imyuka mibi ntishobora gukora ubwayo hano muri iyi si turimo, ubwayo ku giti cyayo ntibikunda, kuko yo ni imyuka mibi. Kugira ngo ikore hano mu isi mu buryo bwemewe n'amategeko, imyuka mibi biyisaba umuntu. Nta muntu imyuka mibi ntiyabasha gukora ngo ive aho iri mu isi yayo y'umwuka ize muri iyi si bifite imibiri ngo ibashe gukora. Kugira ngo ikore nuko igomba kuba ifite umuntu. Icyo ni icya kabiri ugomba kumenya. Icya gatatu cy'ingenzi nanone ugomba kumenya ni uko ugomba kumenya ko iyi si turimo iyi ngiyi ifite imibiri ari uburenganzira bwawe kuyibamo. Ukamenya ko Imana yaguhaye iyi si, ukumva ko Imana ari uburenganzira bwawe kuba mu isi, kandi iyi si wayihawe n'Imana kugira ngo uyibemo. Ibi bintu by'ibanze ugomba kumenya ko iyi si Imana yayihaye wowe, ukabifata mu mutwe wawe, ukamenya ko iyi si Imana yayihaye wowe, itayihaye abadayimoni, ahubwo Imana yayihaye wowe. Ibi bintu ukabifata. Reka mbanze nsome icyanditswe kibyemeza. Ni Zaburi 115 n'umurongo wa 16. Zaburi 115 umurongo wa 16 handitswe ngo ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu. Wabyumvise? Zaburi 115 umurongo wa 16 hatangiye havuga ngo ijuru ni iry'Uwiteka. Ruvuga ngo mu yandi magambo, ijuru ntago ari negosi yaho n'Imana. Ijuru ni iry'Imana, izarijyana mu uwishaka, ni iryayo. Ruvuga ngo ijuru ryo ntiwarikoraho, Satani ntiyarikoraho, umwana w'umuntu ntiyarikoraho. Ruvuga ngo ni iry'Imana Data wa twese, ni iry'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ijuru ni iryayo, ariko wagaruka ku isi kavuga ngo isi yayihaye abantu. Kugira ngo rero ubashe gutsinda imyuka mibi y'ubwoko bwose ikwatatse hano muri iyi si, nuko kimwe gishobora gutuma uyitsinda, nuko ugomba kumenya ngo iyi si wayihawe n'Imana, wayizanywemo n'Imana. Kabiri, ukamenya yuko nta muntu ufite uburenganzira bwo kuyigukuraho. Ukamenya ko abadayimoni badafite uburenganzira bwo kuyigukuramo, kuko isi wayihawe n'Imana. Nta na hamwe ushobora kubona ijambo rivuga ngo isi yahawe Satani. Oya, isi yahawe abantu, ahubwo abantu nibo bayiha Satani. Abantu nibo, nongere mbisubiremo, isi yahawe abantu, ntabwo yigeze ihabwa Satani. Ahubwo abantu nibo baje guhindukira bayihereza Satani. Bayihereza Satani kugira gute? Biciye mu kumwumvira, biciye mu kwemera kwabo umutware, aho umuyobozi wabo ubuzima bwabo. Bisanga rero bashyize mu maboko ya Satani, ariko isi nyirizina Imana yayihaye abantu nk'uko tubisomye. Iki rero ugomba kukimenya. Ukamenya ko
ibyo bintu mvuze nubimenya ukabizirikana bikajya muri wowe, ubwo uzaba urimo uragenda winjira mu kuri, kwa kuri kukubohora imbere y'abadayimoni n'imbere y'imyuka mibi. Ikindi rero ugomba kumenya, ikindi ugomba kumenya cy'ingenzi nuko nanone ugomba kumenya, nyuma y'uko iyi si Imana yihaye abantu, ugomba kumenya ngo umuntu ni iki, wowe urinde, urinde wowe muntu, wowe urinde. Ukamenya ngo njyewe Gisubizo ndi umwuka, si ndi umubiri. Ukamenya yuko wowe uri umwuka w'ubugingo utuye mu cyitwa umubiri. Umubiri ukawubona nk'inzu yawe, umubiri ukawubona nk'inzu utuyemo cyangwa nk'ikintu Imana yaguhaye kigomba kugufasha kugenda muri iyi si bifite imibiri. Ukawubona nk'imodoka igufasha gukora ingendo cyangwa se kwideplasa cyangwa kugana aho ushaka. Ariko ibyiza nuko dukurikije Bibiliya, Bibiliya umubiri iwugaragaza nk'inzu. Biravuga ngo ntago muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka, kandi umwuka wera akaba ari muri mwe. Ikongera ikavuga ngo reka dusome nanone ku bijyanye n'inzu noneho sasa, aho Bibiliya igaragaza yuko imibiri yacu ari inzu, ni inzu. Imibiri yacu ugiye kureba aho Bibiliya yo ukuntu igaragaza umubiri wawe nk'inzu y'Uwiteka cyangwa se nk'inzu yawe bwite. Umubiri wawe Bibiliya iwugaragaza nk'inzu. Noneho rero sasa nufata umubiri nk'inzu, noneho ukamenya ko uri umwuka utuye mu nzu yitwa umubiri, ntabwo uzayoborwa n'umubiri, ahubwo uzamenya ko wowe ari wowe ugomba kuyobora umubiri, kuko ntabwo inzu utuyemo kano kanya umubiri wawe utuyemo, iyo ngiyo ubamo, iyo uraramo. Simvuga wowe umwuka, ndavuga ubwo umuntu wuzuye umwuka w'ubugingo utuye mu mubiri bikitwa umuntu. Noneho ndavuga rero wowe utuye muki, mu nzu zino zisanzwe. Ntabwo inzu ubayemo isanzwe yagutegeka, yakuyobora. Ni wowe wayikoraho icyo ishaka cyose. Wabyuka ukayisenya, wabyuka ukayisiga amarangi, wabyuka ukayihindura igisenge, wabyuka ukayihindagura uko ushaka. Ndavuga inzu. Noneho n'umubiri wawe rero ni inzu. Ntugomba kugutegeka, ahubwo n'ugomba kugutegeka. Ariko tugarutse kwa yanze isanzwe, iyo ngiyo ubayemo, inzu umuntu asanganywe ishobora kubamo ibintu byinshi: ibitanda, za matera, inkweto, amasafuriya, utubati, televiziyo, utuntu twinshi, akabati. Mbega ugasanga mu nzu harimo ibintu byinshi, kandi stili bya bintu umuntu abana nabyo muki, muri ya nzu. Uko rero ubona iyo nzu yawe ubayemo, unyumva iyo nzu uraramo, waba ukodesha cyangwa udakodesha, iyo nzu urimo irimo ibintu byinshi bitandukanye, niko no mu mubiri wawe utuyemo wowe w'umwuka w'ubugingo ushobora kubanamo n'ibintu byinshi cyane. Mu mubiri wawe ushobora kubanamwo n'abandi bantu, nubwo iyo topic nzayigarukaho. Ushobora kuyibanamwo n'udusimba n'udukoko dutandukanye. Muri uwo mubiri wawe hakaba harimo ibikoko bitagaragara, udusimba tutagaragara, ari byo bya za bagiteri, arizo za virusi. Ugasanga biguturamye mu mubiri wawe. Ushobora gusanga harimo ibintu by'ubwoko bwinshi, ariko kandi nanone muri uwo mubiri wawe ufite uburenganzira bwo gusohora ibyo udashaka. Ndavuga wowe umwuka, nk'uko ubona mu nzu yawe isanzwe ubasha gusohora ibyo udashaka, ugasohora ibikoresho bimwe udashaka cyangwa bimwe ukabisugunya, niko no mu mubiri wawe wowe w'umwuka ubasha gusohora ikintu cyose udashaka ko kikubamo. Haya ni maarifa ambayo hawezi ukapata. Ndavugana na ubona ubwenge nguhaye bwagufasha gutsinda imyuka mibi iba yinjiye mu mubiri wawe. Nongere mbisubire, ubwo n'ubwenge nguhaye bwagufasha gutsinda imyuka mibi
y'abadayimoni iba yinjiye mu nzu yawe yitwa umubiri. Reka rero nkomeze ngusomere kino cyanditswe. Ndagusomere iki cyanditswe kugira ngo utagira ngo ibyo tuba tuvuga ni bihimbano. Hano turimo umwuka w'Imana, kandi iyo tuvuga amagambo y'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo amagambo atubwiye ni wo mwuka. Ntabwo amagambo ya Yesu ni wo mwuka. Semene amen. Abakorino ba 2:5 umurongo waho wa 2 dutangira dusoma. Abakorino ba 2:5 kuva ku murongo waho wa mbere. Ariko uhereye ku murongo wa mbere aravuga ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi zasenywa. Bumve ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi zasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereyeho umwuka ho ingwate. Nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Aha rero Pawulo yigije yavugaga ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi zasenywa. Yavugaga ingando ari wo mubiri. Iyo nzu mubiri wawe ni ingando utuyemo. Noneho sasa iyo ngando yitwa umubiri utuyemo izasenywa, uwo mubiri wangirike usubire mu gitaka, kuko wakuwe mu gitaka ugomba gusubira mu gitaka. None wowe rero umwuka wavuye mu ijuru. None rero hanavuga ngo tuzi yuko dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki z'abantu itazashira yo mu ijuru, ni yindi mibiri mishya tuzambarwa, imibiri noneho sasa idakomoka mu ntanga ngore n'intanga ngabo byakoze umubiri, ahubwo izaba ari imibiri y'umwuka yatunganyijwe n'Imana tuzongera tukambikwa. Imibiri idasonza, imibiri idapfa, imibiri izahoraho iteka ryose. Niyo yise rero ngo tuzi yuko hari inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru, ariyo nyine mibiri yindi mishya tuzambarwa. Nuvuga ngo rero ugomba gusobanukirwa ubu n'ubwenge ugomba kwakira. Ubu n'ubwenge ugomba kwakira, ibi bintu ugomba kubyandika ku nkomanizo z'umutima wawe no mu bitekerezo byawe, ukamenya ngo ngewe ndi umwuka, si ndi umubiri. Noneho wamara kumenya icyo kintu ukamenya ngo umubiri ni inzu ntuyemo, ni ingando. Noneho nk'uko rero inzu igihe cyose umuntu ayisohokamo akajya hanze akongera akayigarukamo, niko n'umuntu ameze. Anytime ushobora gucomorwa ukava mu nzu yitwa umubiri ukongera ukagaruka muri iyo nzu yawe yitwa umubiri. Rero iyo twinjiye mu ntambara z'umwuka, ibyo nzabigarukaho hejuru, reka mbe ndetse kubivuga. Noneho sasa ubu bwenge numara kubwakira ukamenya yuko uri umwuka, reka dusome ijambo rikwereka ko wowe uri umwuka, ntabwo uri umubiri. Niyo mpamvu utagomba kwemera gutegekwa n'uwo mubiri. Kandi nanone nk'uko utakwemera inzu idafite ububasha bwo kuvugana nawe, inzu idafite ububasha bwo kukubwira ngo winturamo, ndavugiye inzu isanzwe yizi nyine z'amatafari zino dukodesha, ikaba itagira ubushobozi bwo kuvugana nawe ngo igutegeke, niko n'umubiri wawe utagomba gutegeka wewe umwuka. Wewe umwuka ni ugomba kutegeka. Iyo wagutegetse urimo uragana mu rupfu. Iyo wagutegetse wewe isi y'umwuka ibiri kure yawe, ubu utaraba umunyamwuka, nyine uba uri umunyamubiri. Kandi biravuga ngo abanyamubiri bose, abayoborwa n'umubiri bose bazapfa, abakurikiza ibya kamere y'imibiri yabo bose bazapfa, ariko abicisha umwuka ingesho zabo bakayoborwa n'umwuka, abo nibo bazabaho, abo nibo bazarama. So nukuvuga ngo rero
iyo wamaze kwimenya rero ukamenya ubu bwenge ukabwakira ukabwinjiza muri wowe bagiye bakubwira ngo umunyamwuka nuwuzura umwuka wera gusa. Oya, hari umunyamwuka utuzura umwuka wera akaba yuzura iyindi myuka, kandi uwo nawe n'umunyamwuka mu kindi gice kiriya cya Satani. Noneho kuko rero utigeze umenya abanyamwuka b'ibyiciro bibiri ngo nawe wimenye uri we, wowe ukibwira kuba uri umunyamwuka ari uko usengera mu idini rivuga indimi. Ntabwo kuvuga indimi bihagije kuba uri umunyamwuka, nta nubwo guhanura bihagije kuba uri umunyamwuka, ntabwo kubwiriza no kwigisha bihagije kuba uri umunyamwuka, ntabwo kwerekwa bihagije kuba uri umunyamwuka. Utwo ni uduce tugize dutumye kuba waba umunyamwuka, ariko ubu utarahinduka umunyamwuka 100%. Ndakomeza rero, reka tugende mu itangiriro igice cyaho mu itangiriro, igitabo cy'itangiriro, igice cyaho cya kabiri, igitabo cy'itangiriro igice cyaho cya kabiri, handitse ngo igice cya kabiri umurongo waho wa 7, ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Uwo ntabwo ari umuntu nyamuntu, uwo wari umubiri niwe wakuwe mu mukungugu wo hasi. Hanyuma noneho ngo izana umuntu imwinjiza muri wa mubiri iwucishije mu mazuru. Amazuru ni umuryango umuntu yinjiriyemo ajya mu mubiri. Nongere mbiso, amazuru niwo muryango mu isi y'umwuka umuntu yinjiriramo ajya mu mubiri. So none rero wowe rero uri umwuka wavuye ku Mana. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umubiri wawe uteranyirizwa mu nda ya nyoko, hano wari uriho wowe. Ibi ni ibintu ugomba kumenya by'ingenzi. Nubimenye ibi, uzaba uri kwinjira mu nzira z'ubutsinzi. Wibuke Yesu umunsi umwe haza umugabo aramubwira ati mwigisha nkora iki kugira ngo mbone ubwami bw'Imana. Yesu kuko yamubonaga akabona ni umugabo wiziritse ku mategeko, aramubwira ati ibyo gubahiriza amategeko y'Imana, ntukibe, ntugasambane, ntukajya. Atayo nayakurikije kuva nkiri mu nda ya mama. Ngo Yesu aramureba aramukunda ngo aramubwira ngo nturi nyuma y'ukuri, ngo igisigaye rero gurisha ibyo ufite byose uzunkurikire. Ariko icyo gihe ngo Yesu yaramurebye aramwishimira, avuga ngo ntabwo uri nyuma y'ukuri, nturi kure y'ukuri, igisigaye noneho ni kimwe, genda ugurisha ibyo ufite uzunkurikire. Ngo kuko uwo muntu yari afite ubutunzi bwinshi, yumva araremerewe, biramubabaza kuburekura, yumva ni ikibazo kurekura ubutunzi kugira ngo akurikire Yesu. Ibyo nibyo byamugoye, ariko ibindi yari yarabyubahirije. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ujye urekura ubutunzi kubera Imana. Nshuti yanjye, ujye urekura ubutunzi kubera Imana, ushyigikire abakozi b'Imana, udushyigikire. Reka nkubwire ngo ibyo mu isi muzabita, Imana izaha agaciro bya bindi watanze. Ntabwo Imana iha agaciro ibyo utunze, Imana iha agaciro ibyo watanze kubw'ubwami bwayo. Imana iha agaciro ku byo watanze kubw'umurimo wayo. Imana iha agaciro ku cyo wakoze, ushyigikira abakozi b'Imana, ushyigikira abana b'Imana, udushyigikira twebwe, udushyigikira umurimo w'Imana. Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayobora itorero bagomba kubahwa, ngo ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana ngo bo bubahwe kabiri. Niko Paulo yavuze. Aravuga ngo abayobora itorero
abo bubahwe cyane, ngo ariko abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana bo bubahwe kabiri. Uwo muntu rero nkatwe iyo ushyigikiye umuntu nkanjye cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese ukamushyigikira mu murimo akora, ugasunika ubutumwa bwiza, wakumva umuntu avuga ubutumwa bwiza bufasha abantu, wowe ukamushyigikira kugira ngo bugeze kuri benshi, bushike kuri benshi, wowe uba ufite ingororano mu ijuru. Wamushyigikira mu bifatika cyangwa ukamushyigikira mu bundi buryo. Noneho hari abantu hano dusaba kugira ngo mudushyigikire mu kandi subscribe, ugasanga umuntu yumvisha ijambo ry'Imana inamufashije. Subscribe atagura, idasaba amafaranga, ubugugu bugafata umuntu kwikanda bikanga, akumva, yamara kumva akagenda. Imana ijye kubabarira kubw'ubwo bugugu bwawe. Haryo wowe wanga gutanga subscribe, watanga amafaranga, wafasha umuntu, washyigikira umurimo w'Imana utanga amafaranga, gukanda ku subscribe rimwe gusa ukagenda. Hari ikiganiro nabonye kimaze kugera isengesho nacishijeho risenya ibicaniro, kugira ngo nigisha abantu uburyo bwo gusenya ibicaniro. Bageze mu bihumbi 4, ariko muri ibyo 4,000 ndi kwibaza umuntu uza akumva isengesho ryamufashije ariko akagenda adakanze subscribe. Kibaza uyu muntu ijuru azarijyamo, ubugingo uyu muntu arawufite niba ari umunyabugugu wo muri uru rwego, yumvise isengesho ryamufashije, ryamubohoye, aryungutsemo ubundi bumenyi bwo kuntu agomba gusenga, bikarangira adakoze subscribe. Imana ikubabarire. Wowe ukora ibyo, ndagusabira Imana imbabazi, Imana igukuremo ariko daimoni y'ubugugu. Niba wimana ko kantu, nibajije ko umuntu nk'uwo niba ari umurokore uba waje cyangwa usenga, ukumva umukozi w'Imana, turakubwiriza amagambo y'ubwenge, amagambo y'ubugingo. Turagusaba ngo subscribe gusa, gukanda rimwe ntibigutwara n'amafaranga, ukagenda kwera utayitanze. Imana igutabare, Imana ikuvane mu bugogo. Reka tuvaho ngaho rero tugaruke ku cyo narindiho. Icyo rero narindiho, Yesu ngo abonye uwo musore ngo yumva aramukunze, amwe ngo usigaje kimwe, genda ugurisha ibyawe uzunkurikire. Ngo uwo musore kuko yari afite ibintu byinshi biramubabaza, ahita asubira inyuma. Niho Yesu yavuze ngo biragoye cyane ku mutunzi yagana yajya mu ijuru, ngo ni nk'uko wacisha ingamiya mu zuru y'urushinge. Urumva kugira ngo ufate ingamiya wicishe mu mwenge w'urushinge, muri ka kenge ku rushinge, uru rushinge badodesha imyenda, ugafata iriya ngamiya ukayicisha mu rushinge. Noneho rero abigishwa bumvise ayo magambo Yesu avuze, yaravuze ngo niba ari ibyo ninde ushobora kurokoka? Yesu arababwira ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Rero nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, kugira ngo iyo watangiye kugenda uhishurirwa ibingibi tuvuga, ugahishurirwa ko uri umwuka, wowe ugahishurirwa ko uri umwuka w'ubugingo utuye mu nzu yitwa umubiri, uba uri mu nzira zo kumenya no kwinjira mu butsinzi butsinda imbaraga zose z'abadayimoni. Iyo wamaze kwimenya ko uri umwuka w'ubugingo utuye mu nzu yitwa umubiri. Navuze rero ngo umubiri wawe utarabaho, wowe utarabaho umubiri wawe, ntabwo watangiriye kubaho igihe umubiri wawe wari uri mu nda ya nyoko. Oya, na mbere umubiri wawe papa na mama wawe batarabaho, wowe wari uriho uri umwuka. Dukurikije ukuntu Imana yazanye uyo Adamu ari umwuka, ikamuseseka mu mubiri imucishije mu mazuru, bigaragara ko rero uyu Adamu yari ariho ari umwuka. Noneho kugira ngo mvuge ibi bintu bisobanukirwe, reka ngusomere igitabo cy'Abefeso. Abefeso igice cyaho cya mbere. Ugomba kwimenya ko wari uriho mbere yuko ababyeyi bawe bariho, ariko wari uri hehe? Wari uri mu isi y'umwuka, nawe uri umwuka. Wari uri mu isi y'umwuka, uri umwuka. Umvira ijambo. Abefeso igice cya mbere, kuva ku murongo wa 3 handitse ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, ngo nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa,
urumva ko Imana yagutoranyije, igutoranyiriza muri Yesu isi itararemwa. Bigaragara ko isi itararemwa, ntabwo Imana yatoranyije uwitareba, yagutoranyije ikubona. Reka nongere ngusomerere ijambo ngo nkuko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera turiho umugayo imbere yayo. Aha rero uhishuriwe yuko isi itararemwa wari uriho, ntiwatangiriye kubaho ari uko mama wawe yagutwite cyangwa yakubyaye. Ibi rero nubimenya ukagenda witahura, ukamenya kuri umwuka, ndetse igihe kikazagera ugasubira aho waturutse mu ijuru, kuko ijambo rivuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje. Ni byiza kugira ngo wimenye uri we. Mu kwimenya uri we mu buryo bw'umwuka bizagufasha gutsinda ya myuka y'ubwoko bwose yataka ubuzima bwawe. Noneho sasa tubonye yuko nanone turi umwuka w'ubugingo utuye mu mubiri, umubiri witwa inzu. Ariko mbere mu byibuke navuze ngo nk'uko inzu isanzwe uyisohokamo ukajya mu rusengero rwaho usengera rwubatswe n'abana b'abantu, cyangwa ukajya muri shuguri za buri munsi zo gushakisha ibitunga umubiri, ukongera ukagaruka ukaza nijoro ukaza kuryama, ukaza uje kurambika umusaya aho utuye mu nzu yawe. Uko ni ku muntu wowe w'umwuka w'ubugingo ubasha gusohoka mu mubiri wawe ukagenda. Ibyitwa gupfa rero, umwuka n'umubiri biratandukana. Umubiri ugashyingurwa ukabora ugahinduka igitaka kuko wavuye mu butaka. Umwuka ugakomereza mu isi y'umwuka. Noneho utazibeshya ngo hari abantu bajya baririmba ngo twaremewe kujya mu ijuru. Ntabwo ni ubundi mu mugambi Imana yifuzaga ko abantu bose tuzasubira mu ijuru, ariko siko bose bazasubira mu ijuru. Hari abandi baruhukira ikuzimu bitewe n'uburyo bitwaye bari muri uyu mubiri. So noneho rero tuvuye aho ngaho kugira ngo dukomeze ubu bwenge ugomba kwakira kugira ngo ubashe gutsinda imyuka mibi. Noneho sasa tubonye yuko uri umwuka w'ubugingo utari umubiri. Ibi ni ibintu ugomba kwandika mu ntekerezo zawe no mu mutima wawe. Ikindi cy'ingenzi ugomba kumenya, ikindi ugomba kumenya nuko wowe uri umwana w'Imana. Imana ibyara akamana gato. Uri umwana w'Imana, wabyawe n'Imana mu buryo bw'umwuka. Iyo wamaze kumenya ngo kuko impamvu wabyawe n'Imana kandi uri akamana gato, tubona ijambo rivuga ngo Imana ni umwuka. Yohana 4:24. Reka tubasome ugatangira kureba noneho ahantu uhurira n'Imana. Sasa kwanza reka tubanza tureba tuvuga ngo Imana ivuga ngo tureme umuntu. Ahangaha mu gice cya mbere cy'itangiriro umurongo wa 26 ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Arumva ko kajambo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Imana isa gute? Imana ni umwuka. Ntiwamenya uko isa, ntiwamenya ibara ryayo, niba ari inzobe, niba ari umuzungu, niba ari Imana ni umwuka. Noneho rero nawe rero wakubaza ngo wowe umwuka usa gute? Twebwe tubona umubiri wawe. Umubiri wawe niwo iki gitaka. Igitaka nicyo bamwe baremwe mu gitaka cy'umutuku tubita abazungu, abandi baremwe mu gitaka cy'umukara tubita abirabura, abandi baremwe mu bitaka bitandukanye nyine gutyo cyenda kuba gifite shokora ukuntu umuntu kavuga ati umuntu ni imibiri yombi, kuko nyine harimo akantu kagashokora. Nuvuga ngo rero nuvuga ngo iyo umubiri wawe niwo dushobora kuvuga ngo umubiri w'uyu muntu urareshya gutya, usa gutya, ateye gutya mu buryo bw'umubiri. Ariko umuntu w'umwuka ni ushobora gusobanura ngo ni igikara cyangwa n'umweru cyangwa ibara ry'umuntu w'umwuka. Roho yawe umunsi izagucomokamo ikakuvamo. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, umubiri wawe n'uzwi ngo urasa gutya. Noneho rero wowe umwuka, Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, nuko nyine yari izi ngo ubwayo ni umwuka. Noneho uko nguko yari umwuka igiye kukumanura ikuvana nuvuga ngo kugira ngo ikuremo iyo yari irebye. Imana iravuga ngo nteye gutariko, ndasa gutariko.
ishusho yanjye ni iyihe. Noneho imaze kwireba uko isa, yifatiraho urugero uko iteye, irema wowe, irema njyewe, iturema mu ishusho yayo. Amen, amen. Niba ufashijwe vuga ngo amina. Yarirebye, nongere mbisubiremo muri uko kwireba, ireba uko iteye n'uko isa, irebye ishusho yayo, iravuga okay sawa, reka ndeme umuntu mu ishusho yanjye, mureme mbega ase nk'uko nsa. Nuvuga ngo rero usa nk'Imana, ariko usa nk'Imana mu mwuka, so mubiri wawe. Uwo mubiri wawe ushobora kuba usa na so wawubyaye, cyangwa ugasa na so wanyu, cyangwa se na nyogosenge, cyangwa se ugasa na nyoko. Umubiri wawe nguwo wavuye mu ntangangore n'intangangabo, uwo mubiri wawe ntabwo usa n'Imana, ni wowe umwuka usa n'Imana. Noneho rero umubiri yawugushyizemo kugira ngo ubashe kuba muri iyi si ibifite imibiri nyine, kuko iyi si ni ibifite imibiri, si isi y'ibidafite imibiri. Udafite umubiri hano ntashobora kuba muri iyi si ngo bikunde. Niyo mpamvu nababwiye ngo Satani mu ruhande rwe n'imyuka mibi ari bo bamarayika b'umwijima ntabwo bashobora gukora n'umunsi n'umwe badafite umuntu. Nk'uko Imana idafite umuntu, Imana ntiyabwiriza, ntiyakwigisha, ntiyavuga ubutumwa idafite umuntu. Ntiyavugana nawe idaciye mu muntu. Ntiyaguhishurira ibi ngibi utaruzi idakoresheje njyewe. Ni njyewe ikoresheje, noneho sasa ivugana nawe, irakujijura, iguhishurira ibyo utari wakamenya. So nukuvuga ngo rero sasa Imana rero ivuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, yirebye uko yasaga, iragucapa, irakudesigninga, ariko ikuzana mu mubiri usa nayo. Aha, twihute rero muri aka kajambo iravuga ngo irema umuntu, ngo ariko wumva ikintu yari mureme, iravuga ngo batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Umugabo n'umugore, umukobwa n'umuhungu, Imana yabaremye mu ishusho yayo. Iyo shusho niyo twahishuraga tuvuga ngo nuwo mwuka nyine, nk'uko na Imana ari umwuka. Muri Yohana igice cya 4 murongo wa 24. Yohana igice cya 4 murongo wa 24. Ibi bintu rero nubimenyo ukahishurirwa ibi bintu bikakwandika, bikaba mu mutima wawe ukabyizera, ndakubwiza ukuri, wowe uzaba uri mu mwanya wo gutsinda buri twuka twose dukorera hano mu isi. Hano havuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Aha, ubwo aho ngaho rero nyuma ukimara gusobanukirwa ko Imana ari umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri, ukaba wibutse Itangiriro 2:26 yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, kandi Imana ikabivuze ngo numwuka. Hanyuma 2:26 ukaba wibutse ko yavuze ngo irema umuntu mukungu wa hasi, imuhumekera mu mwuka w'ubugingo, mazuru umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ugahita umenya ko, ugahita ubona ahantu huriye n'Imana, ya shusho y'Imana ufite ni wowe w'imbere, ni umwuka w'ubugingo, ni wowe w'umwuka nyine. Niyo mvuga ngo ni wowe w'umwuka, ni wowe w'umwuka nyine. Umubiri ni inzu tuyemo. Aha, so ubwo rero ya Mana y'umwuka igomba gusengwa mu mwuka. Ni umwuka njyewe ugenda mu kirere cy'umwuka nkahura n'umwuka witwa Imana yaremye njye umwuka. Gusa itandukaniro kugira ngo indimite yanyambitse no mubiri mba hano mu isi, kugira ngo mbashe kugera mu ijuru. Rero uyu mubiri sinawujyana mu ijuru kuko nuwa hano mu isi. Uyu mubiri nuwa hano mu isi, ntujya mu ijuru. Reka nkubwire ko n'abagikuzimu hahandi wumva kuzimu ujye wumva ko ari isi y'umwuka, nta muujyana y'umubiri wa hano kuko nayo ni isi y'umwuka. Reka tuvuye aho ngaho twigira imbere ho gato. Ndabizi ko hari Imana irimo iragenda ibeyura, igihu cyari kibuditse hejuru y'ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe. Imana ndi kubona irimo iragenda ibeyura igihu cyari cyorosha amaso yawe, urimo uragenda uheza urushaho kubona mu izina rya Yesu. Ndakwaturaho kubona cyane mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndakwaturaho kugira ngo igihu cyose cyari cyoroshe mu maso hawe, cyari cyoroshe ubwonko bwawe,
kiveho mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kubona ko mu mwuka. Imana ihabwa icyubahiro ko urimo urabona, urimo urashaka guheza kwimenya no kwisobanukirwa. Ubu bumenyi rero iyo ugenda urushaho kugenda ubwakira, niko wibuke ko ijambo Hosea 4:6 rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Ubwo wanze ubwenge, cyangwa mu yandi magambo ubwo wanze kumenya, nanjye ndakwanze ntuzigera umbera umutambyi. Imana ntabwo yakorana n'umuntu udashaka kumenya, umuntu udashaka gusobanukirwa, umuntu ukururwa mu kigare, umuntu ujyanwa mu kigare bakamujijisha bakamwerekeza aho bashaka hose. Ntabwo Imana igikorana nk'abantu b'indindagizi, barindagizi barindagiye. Ikorana n'abantu bahumutse mu mitima yabo, kuko ubwawe yaravuze ngo impumyi iranda sindi impumyi zombi zigwa mu mwobo. So rero kugira ngo utsindize imbaraga, waba uri umupasiteri uri kunyumva, waba uri umuhanuzi uri kunyumva, waba uri umuvugabutumwa uri kunyumva, uri wese uri kunyumva, akira guhumuka mu izina rya Yesu Kristo. Akira gufunguka mu izina rya Yesu Kristo, wisobanukirwe. Noneho rero sasa dukomeje tukigiraho imbere gato, tubonye ko isi itarabaho, isi itararemwa, Imana yadutoranyirije muri Kristo, twari turiho mu mwuka. Ubwo n'ubundi bumenyi. Noneho twihute rero muri Zaburi igice cy'8. Zaburi igice cy'8. Ibi ngibi nubyakira ukabigenda ubyakira ukabyizera. Ndakubwiza ukuri, hari ibindi nyine ejo tuzahishura, nta myuka izongera kugukiniraho. Reka dusome Zaburi 8 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'8. Handitswe ngo umuntu niki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu niki umwana w'umuntu ko umugenderera. Umuntu niki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera. Wenze kumugira nk'Imana aburaho hato. Wumvise iby'iri jambo? Imana yenze kukugira nkayo kuko waremye mu ishusho yayo. We yenze kukugira nkayo, habuze akantu gato gusa, ariko ubundi wari ugiye kumera nkayo. Ngo ikavuga ngo umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Kumbe hari n'ubwiza budasanzwe Imana yari yaguhaye, ibiguha nk'ikamba. Ubwo bwiza utabwitiranya n'ubw'icyondo cyangwa ubw'ibumba. Iyo mvuga icyondo ndavuga uwo mubiri wawe, ndavuga iryo bumba. Umubiri wawe ni ibumba, iryo bumba ribora, ibumba risaza, ibumba ribora rikaza ninyo nyuma y'iminsi 3 umuntu yarisohotsemo, cyangwa nyuma y'iminsi 4. Nyuma y'iminsi 4 umubiri w'umuntu wamaze umuntu yasohotse mu mubiri we, uwo mubiri batawuteye ibihumura ngo bagerageze kuwitaho, utangira kubora. Icyumweru cyuba watangiye kuzana mwinyo, iyo utitaweho inyo ziba zatangiye kujagata muri iryo bumba ari wo mubiri. Wewe iratana umubiri, ugahora wita ku mubiri ubyimbisha. Yego si bibi gukora imyitozo, ariko ni ibyago kuba wakora imyitozo ngorora mubiri udakora imyitozo y'ubuzima bw'umwuka, ukita ku mubiri uzabora, ukiyibagirwa wowe urimo, uzabaho iteka ryose mu rupfu, mu mubabaro, mu muriro iteka, cyangwa se ukazaba bitewe n'uko uzaba waritwaye muri uyu mubiri, ukazaba mu mahoro, mu munezero, mu byishimo, mu buzima bw'iteka ryose utarwara. Wakagombye kuzajya wita ku buzima bw'umwuka, ari wo muntu w'imbere, ukita ku mibereho y'umwuka. Kuki utita ku mibereho y'umuntu w'imbere ari wowe w'umwuka? Ugomba kwita ku mibereho yawe w'imbere w'umwuka, ukita ku byo ugaburira wowe w'imbere, ibyo ugaburira wowe wigaburira ubwawe. Umuntu w'umwuka atungwa n'ijambo ry'Imana, agatungwa n'amasengesho. Umuntu uzasubira mu ijuru acomowe muri uyu mubiri aho yavuye, atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Noneho umubiri ukomoka mu butaka, kuko uzasubira mu butaka, ugatungwa n'ibivuye mu butaka.
nk'uko iby'ubutaka bibora niko na wa mubiri ubora. Biratangaje rero, nk'uko iby'ubutaka ubirya wamara kubirya igifu kigasya, bimwe bikagusohokamo imyanda, imwe ikagusohokamo inuka utabasha kwikoraho, wihungira kure kandi ivuye muri uwo mubiri wawe ari imyanda ikuvuyemo mu byo wariye. Nuvuga ngo bya bindi wariye wakaranze ukakiramo ibirungo byose bitandukanye bikaza bitukura. Igitangaje, umubiri ubishyira mu mubiri wawe ukabirya ukabisya ukavanamo iby'ingenzi, ibisigaye bitawufite umumaro ukabiyohereza aho bigomba guca, ukagenda ukabishyira nawe mu mwobo wabugenewe ariwo toilette. Biratangaje ko ibyo bintu bakubwiye ngo wongere ubigaruke ubifate, utabifata kandi bivuye mu mubiri wawe. Nk'uko rero sasa ibyo ngibyo uba wohereje mu mubiri wawe bibora bikanuka, niko n'umubiri unuka. Uwo witaho cyane, ukibagirwa kwita kuri wowe w'imbere w'umwuka. Rero nawe w'imbere w'umwuka ugomba guhitamo, ndavuga wowe umwuka twavuze kuri umwuka, ugomba guhitamo ibyo wumva, ugomba guhitamo ibyo ureba, ugomba guhitamo ibyo urya. Ni ayahe magambo wumva? Ni izihe nyigisho wumva? Ese waba wumva za nyigisho zihuye n'ibyo amarari yanyu cyangwa amarari ya bamwe yifuza? Kuko mu byanditswe handitswe yuko mu minsi y'imperuka ngo abantu baziziba amatwi kugira ngo batumve ukuri. Noneho kuko ngo ukuri kuzaba kubarya, bizatuma noneho bigwiriza bigisha b'ibinyoma, bababwiriza ibihwanye n'iby'amarari yabo. Ntabwo twebwe turi hano kugira ngo tubwirize abantu ibyo bararikiye. Turi hano kugira ngo twigishe ijambo ry'Imana ry'ukuri, Imana ishaka ko abantu bahabwa, bakamenya abantu bayo bagakira. So rero dukomeje, Imana itangira ivuga ngo umuntu wenze kumugira nk'Imana aburaho hato umwambika ubwiza n'icyubahiro n'ikamba. Navugaga ko ubwiza n'icyubahiro Imana yaguhaye. Ubu bwiza rero navugaga ntabwo ari ubwiza bw'umubiri, si ubwiza bw'isura igaragara y'umubiri, ubwo kuko ubwiza bw'inyuma burabora. Irimo iravuga ubwiza bw'umuntu w'imbere, irimo iravuga ubwiza bw'umwuka w'ubugingo ari ukurimo. Noneho akavuga ngo wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Kumva Imana yakweguriye ibintu byose bishyira munsi y'ibirenge byawe. Ngo wamuhaye gutwara intama n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, reka ngarukiraho. Navugaga ibintu by'ibanze ugomba kumenya, ubumenyi bw'ibanze cyangwa se ibanga ugomba kumenya kugira ngo ubone gutsinda uburyo bwose bw'imyuka yagutera y'abadayimoni. Mpishuye ibintu bikomeye. Icyambere mpishuye ugomba kumenya, ugahora uzirikana, wenda nagize icyanyuma. Icyambere ugomba kumenya nuko ugomba kumenya ko uri umwuka utari umubiri. Umubiri ari inzu yawe utuyemo, ushobora kuyisohokamo igihe icyo ari cyo cyose. Icya kabiri ugomba kumenya yuko isi yahawe wowe. Iyi si wayihawe, ntabwo yahawe Satani, ni yahawe abadayimoni. Warayihawe, ni uburenganzira bwawe bwo kwibamo. Icya gatatu ukamenya ko, nyuma yo kumenya ko uri umwuka w'ubugingo, icya kabiri ukamenya ko umubiri ari inzu yawe utuyemo. Icya gatatu ukamenya ko isi itahawe abadayimoni ahubwo yahawe wowe. Icya kane ukamenya ko Imana ari umwuka. Icya gatanu ukamenya yuko wowe ubwawe waturutse ku Mana, isi itarabaho wowe wari uriho. Ibi bintu nubimenya none ukabihuriza hamwe, nkubwire ngo ikizakwegera kose uzamenya yuko cyavogereye amategeko akigenga. Reka ngarukira, tuzagaruka ejo duhishura noneho ubwoko bwose bw'imyuka turwana nayo, ubwoko bwose bw'imyuka turwana nayo.
noneho sasa nimara kugira gute guhishura imyuka yose twavuze turwana nayo, nuko ikora, nzagaruka mu isengesho rikubita iyo myuka y'ubwoko bwose cyangwa risenye iyo myuka y'ubwoko bwose. Ibyo ngamije ni ukubigisha, ni ubuntu Imana yampaye, ibimpera ubuntu bwayo, imishurira ibi bintu kubw'ubuntu bwayo. Mbona yuko ntabigira ubwiru, maze imyaka myinshi narabigize ubwiru, mbigendana, mbyigisha abo dusengana, abo nyoboye aribo mbiha gusa. Ariko noneho igihe kigeze ndavuga nti reka nangire mbihe n'abandi bantu. Imana iguhe umugisha rero, Imana igugirire neza. Data, turagushimiye ko uyu munsi tuguhaye amashimwe ko ijambo ryawe ritambutse neza. Reka abaryumvise ribagirire umumaro, abaryumvise Satani ntarihanagure mu mitima yabo, ntarihanagure mu bwenge bwabo, ahubwo Mwuka Wera riterwe mu mutima mwiza, nk'uko wavuze ko umubibyi yasohoye imbuto akabiba, zimwe zikagwa mu nzira, zindi zikagwa mu kukara, izindi zikagwa mu mahwa, ariko hari izindi zaguye mu butaka bwiza zera 50, 100. Ndasenze kugira ngo buri jambo ryawe dutambukije hano kuri Semboke, kubaje bose baryumvise, Mwami, riterwe mu mitima yabo myiza, itari imitima irimo amahwa, itari imitima imeze nk'inzira, itari imitima imeze nko kukara, ahubwo iri jambo rigwe mu mutima muzima, rigera imbuto muri uyu muntu ryumvise. Mu izina rya Yesu Kristo, Satani ntarisahure ntaryibe. Urakoze ko bibaye byose biko ushaka, kandi nanjye riciwemo mpabwa umugisha w'Imana, n'abaryumvise bahabwa umugisha w'Imana. Urakoze Mwami, byose biko ushaka no kushima mu izina rya Mugapfa Kazuka dusabye twizeye. Amina, amen. Wigenda udakoze subscribe, ndakwinginze. Wiba umunyabugugu, nta kintu bigutwaye, nta mafaranga bigusaba. Impamvu tubinginga ngo muduhe subscribe, turifuza ko tuba umuryango mugari, none ijambo rikagera ku bantu benshi. Noneho nibitanakugora ukande like. Iyo ukanze like ifasha twebwe, bifasha YouTube gukwirakwiza iki kigisho ikakigeza ku bandi, kuko abayobozi ba YouTube baba babona yuko ibyo bintu abantu babikunze. Noneho sasa bagahita babyohereza ahantu hatandukanye, bikagera kuri benshi. Imana iguhe umugisha. Ujye ukanda like, ukande na share. Imana ikugirire neza, Imana ikurwanirire, kandi ikurebera icyoroshye ari kigukorera mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom, turi kumwe.